Ibi byabaye ahagana saa 3 n'igice bikira saa 4 mu mujyi wa Kigali ubwo uyu mumotari Nzayisenga Emmanuel usanzwe akora akazi ko gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali kuri moto yafashe umwanzuro wo kunywa ibinini by'imbeba ngo yiyambura ubuzima ng'intandaro zibi zikaba zaziturutse ku kuba abapolisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda abazwi nka traffic police bari bamuhagaritse bagasanga ngo mubaziye ari bw'igitangira gukoreshwa bakavuga ko ngayicanye ari uko abagezeho ibyatumye bamuhanisha amande y'ibihumbi 10 ntiyabasha kubyakira afata umwanzuro wo kunywa ibinini by'imbeba. We ikibazo yagize nibwo yarakiva mu rugo noneho urabona arayepfa kuri dodani nibwo ngo aragishyiraho umugenzi wa mbere akimushyiraho urabona mashini nk'umuntu ahita ayishyiraho noneho umupolisi ngo ahita amwandikira ngo acometse mashini ngaruka mubonye. Ibi byatumye tunyarukiraho ibi byabereye tukimara kubimenya bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto twahasanze mu ijwi ryabo nabo bavuga ko ngo polisi wajujubya ngo nutari wiyahura aziyahura. Amusanze hano nanjye nari mpacenge nsanga ni gutyo yanyweye ibinini by'imbeba hari imbeba ku gashashi yari afite gutyo ahubwo ngo yawunyweye yabigenda na gaso yaravuye kubigura Nyabugogo azamuka ageze hano ahita yikubita hasi abifite. Numvise ko kubera amande bamwandikiye yahisemo kwiyahura. Icyambere cyo moto niba itunze umuntu hari igihe rero abona ntandi mahitamo agatamo kwiyahura kuko niba umuntu afite moto itunze umuryango kandi umuntu aza buri munsi aje guhaha moto bakayifata bakayijyana ubwo se wajya imbere y'abana babwira ngo moto bayijyana ni ikibazo. Kubona umumotari ashaka kugura moto ikarinda isaza atayikuyeho indi n'ipantaro kuyigura nabyo ari ikibazo. N'abandi baziyahura ntabwo ari we wenyine gusa n'abandi benshi bazaba biyahura. Twahise tunyarukira ku bitaro bya Coronumu ahazwi nko kwa Masera muri uyu murenge wa Kimisagara aho uyu mumotari yararwariye dusanga abaganga bari kumwitaho tuvugana na Havugimana Innocent umuganga ukora ku bitaro bya Coronumu wari uri kumwitaho nawe ashimangira ko abamuzanye bavugaga ko yanyweye ibinini by'imbeba ngariko kuri ubu atangiye kugenda atora kuka. Twamwakiriye ameze nabi kuko ntabwo yavugaga ariko mu rwego rwo gukomeza kumwitaho abantu bamuzanye batubwiraga ko yanyoye ibinini by'imbeba ariko ntabwo twabyemeza kubera ko twe icyo twakoze cya mbere ni ukumuha ubuvuzi bw'ibanze kandi turabona biza kumera neza. Muteteri umugore wa Nzayisenga Emmanuel babyaranye abana 2 mu kiniga n'agahinda kenshi amarira azenga mu maso yabanje kutwereka ubutumwa bugufi yari yabanje kwandikirwa n'umugabo we aho buno butumwa BTN ifitiye kopi bwagiraga buti sheri urabizi ko nta kibazo na kimwe twari dufitanye ariko kubw'agahinda mfite ndarambiwe kuba nkora ariko nkanabura ayo kwishyura inzu kubera polisi sha ubuzima bwo ku isi burananiye pe ihangane uze ku kidirishya ufate moto ikinteye kwiyahura n'agahinda gakabije mfite kuko sinshoboye kubaho nkorera polisi n'abana banjye ntabahagije uribuka konterivasiyo y'ibihumbi 70 nzira koza moto ngaho n'ibindi byose uzi ihangane bye. Muteteri yihanganye atubwira intimbiri ku mutima we nuko yakiriye iyi message ikimara kuza muri telefone ye ngendanwa. Umutirari aho bamwandikiye ari nasanze arembye cyane bamuha amata iminwa akayifatanya amata yanze kugenda ninginga abantu baramunterura muzana hano bamukorera ubutabazi aribwo tubona ari kugenda azanzamuka. Abapolisi bari bakiri aho se? Ntabwo bari bo bahise baguma mu kazi kabo. Ihangane yirira umara igihe kingana cy'umwana tumaranye imyaka 9. ubwo twakubukaga kuri ibi bitaro bya Coronumu hari hakirimo gushakishwa ibyangombwa bya Manuel kugira ngo abe yabasha gukorerwa transferi nkuko uyu muganga nawe ubwe yabitangazaga ko uyu murwayi bagomba kumwohereza ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge
agakomeza kwitabwaho kugira ngo abone ko yagaruka mu buzima. ariko mu rwego rwo gukomeza kumwitaho twamuhamagariye ambilanse y'ibitaro bya Nyarugenge iri buze kumutwara.